Yesu ashimwe. Tukadushimira Imana yaturinze mu minsi yo kubaho kwacu, ikaturinda kandi ikaturindira ubugingo, ikaba yemeye ko tugeza muri aka kanya, muri aya masaha yera y'isabto tugihumeka. Izina ry'Imana rihimbazwe. Buriya impamvu Imana iturinda nuko iba igira ngo umugambi wayo usobanuke ku bugingo bwacu. Nta kindi kintu na kimwe Imana irindira umuntu, ntabwo ari ukugira ngo atunganye imishinga ye hano ku isi ayisoze, ntabwo ari ukugira ngo abyara abana abarere, ntabwo ari ukugira ngo yubake amazu, ntabwo ari ukugira ngo atunganye imishinga muzi tubamo hano ku isi, ahubwo ibikorera kugira ngo ihishurire umuntu umugambi Imana ifite ku bugingo bwe. Reka tujye dusaba Imana rero mu gihe iba yaturinze, nkishaka ko turama kugira ngo itubwire ibyayo n'umugambi wayo, twe kujya dukoresha igihe n'inyongezi duhaye kugira ngo turamire mu byaha, ahubwo twemerera Imana muri iki gihe giheruka umugambi ifite ku bugingo bwacu usohozwe neza, maze izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Reka rero dukomeze dushimira Imana ko yaduhaye ubutumwa bwiza bubohora umunyabyaha bukamuvana ku gucirwaho iteka, umuntu akongera kubaho umutima we uhamanya n'umwuka w'Imana ko ari umwana w'Imana, kandi dore ko ari wo mugambi Imana ifite ku bugingo bwacu. Noneho ubwo butumwa nibusohoza icyo yabutumye muri twe, kandi nta kindi ni ukuyana no guhinduka. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Tugiye kwiga ubutumwa bugendanye no kwihana. Ubu butumwa ni ubutumwa bw'iteka ryose, kandi ubu butumwa nibwo isi ikeneye kugira ngo Imana ivane abantu mu kurimbuka kutwegereje. Tugeze mu gihe gikomeye kandi giheruka amateka y'isi, igihe ibyahanuwe byose birimo gusohora imbere yacu tubireba. Niyo mpamvu Imana yongeye kugarura ubutumwa bwo kwihana kugira ngo bwongere budusuzume. Buri muntu wese yisubireho, arebe ko ahagaze aho Imana imuhamagarira guhagarara, kandi ageze ku rugero Imana imuhamagarira kugeraho, kugira ngo ubwo Yesu agiye kurangiza umurimo we wo kuvuganira umunyabyaha akavuga ati birarangiye, hatazabaho kwicuza, hatazabaho kuboroga, hatazabaho kuvuza induru abantu bavuga ngo iyo mbimenya, kandi ibyo bikazaba ntacyo bikimaze, kuko inyandiko itubwira ngo icyo gihe abantu bazabumva ijwi ribabwira ngo mwaratinze ndetse bikabije. Imana tugirire neza rero kugira ngo ubutumwa tugiye kwiga bwo kwihana bwongere bubashishe buri wese kwisubiramo, bumubashishe kwigenzura, arebe ko ahagaze mu mwanya Imana imuhamagarira kugeraho. Mbere yuko dusenga ndashaka ko mbereka ijambo rigomba gutuma nta muntu wese wibaza ati kuki ubu butumwa bukomeza gusubirwamo inshuro nyinshi. Ndashaka kubanza kuvuga ijambo riri mu butumwa hatoranijwe umugabane wa mbere, page 87. Ni kwisuba ivuga ngo kwihana bya nyirarureshwa. Baranditse baravuga ngo abantu bamwe bashobora kuvuga bati kuki ubu butumwa bukomeje kumvikana mu matwi yacu. Abantu bamwe baribaza bati kuki ubutumwa bwo kwihana bukomeje gusubirwamo cyane mu matwi yacu, babyibaza. Ariko igisubizo cyatanzwe ni iki ngo impamvu nuko mutihanye mumaramaje. Impamvu ubu butumwa bwo kwihana buzakomeza kuvugwa nuko n'abavuga ko bihanye batageze ku kwihana kugize gute, kumaramaje. Kwa kwihana kubatura umuntu mu cyaha kukamugeza ku butungane. Ubwo rero we wibaza uti kuki ubu butumwa bukomeje kuvugwa, nta yindi mpamvu itumye ubu butumwa bukomeje kuvugwa nuko abantu batagira gute, batihana bamaramaje ngo bemerera Imana ko ubutumwa bwo kwihana bubageza ku rugero rw'igihagararo rubashakira. Ubwo rero igihe cyose Yesu azaba akicaye ku ntebe y'imbabazi, ubu butumwa bwo kwihana Imana izakomeza gutuma burangurura ku isi yose, kugira ngo hatazagira umuntu uvuga ngo ubwo butumwa ntabwo bwagize gute, ntabwo bwangezeho. Ubu butumwa buzavugwa ku buryo yaba umuntu ari mu modoka, yaba umuntu ari mu murima, yaba ari umuntu uryamye, yaba nugezaho yumva ubwo butumwa aho buvugirwa atahagera. Imana igiye gukoresha uburyo buzatuma aho ari hose ubutumwa bwo kwihana bugira gute, bumugeraho, ngo bibe igihamya cyuko atazavuga ngo Mana ntabwo ubutumwa nagize gute nabwumvise. Mu gihe rero tugitangira ubu butumwa tubuhereye
hasi nk'uko inyandiko ivuga. Umuja w'Imana avuze ko ubutumwa bwo kwihana bugomba kuvugwa mu buryo bworoheje cyane ku buryo umuntu wese mu rwego rwe abasha kugira gute, abasha kubwumva. Ubwo rero mu mbabazi z'Imana yongeye gusubiza igare ryayo inyuma kugira ngo n'uwacikanywe n'ubu butumwa yongera bwumve, bwongere bumugereho, narangiza niba ashaka ko ubugingo bwe burokoka atakiri Imana bigishoboka, nyamara ukomeza kwinangira, igihe kizagera ubu butumwa buhagarare, kandi none hazabwirukankaho atakigize gute, atakibwumvise. Reka dusenga Imana. Data wa twese uri mu ijuru mu buturo bwera, ahategerwa n'icyaha cyangwa inkozi z'ibibi, abana bawe tuje imbere y'ubwiza bwawe tugushimira uburinzi bwawe butangaje bwabanye n'ubugingo bwacu. Waraturinze kandi uraturindira, wabikoreye kugira ngo dusobanukirwe n'umugambi ufite ku bugingo bwacu, kandi uwo mugambi ntabwo wawugize ubwiru, ahubwo uwo mugambi ni uwo kutwereka aho icyaha cyagejeje umuntu n'ingaruka cyamuzaniye, kandi ubwo butumwa burashaka kutwereka ntama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi, kugira ngo tumuhungireho bigishoboka, kugira ngo Mwami Imana twiyunge nawe Yesu akiri umuhuza wacu, kugira ngo ubwo uyu murimo ugiye gusoza akavugira mu buturo bwera ngo birarangiye, tuzabe turi mu ruhande rwawe. Inyandiko itubwira ko abantu benshi bazataka baboroga, bazasanga ababwiriza bababwira ngo nimutwigishe icyo twakora kugira ngo turokoke imanza z'Imana. Inyandiko itubwira ko ntacyo batari gutanga kugira ngo bumve bemewe n'Imana, ariko kubw'agasuzuguro kabo bakomeje gusuzugura imiburo y'Imana igihe kirekire, bazaba babwirwa ngo byaratinze cyane. Abantu bazagira inzara n'inyota, atari inzara yo gushaka ibyo kurya cyangwa inyota yo gushaka amazi, ahubwo ari inzara yo gushaka ibyo bakirenceje igihe kirekire. Mwami Imana uduhe kuba mu ruhande rwawe, kandi turinde kuzicuza igihe cyarenze, ahubwo igihe uzaba uvuze ngo birarangiye, imitima yacu izahamanye n'umwuka wawe ko turi abana bawe, maze dushime izina ryawe. Tugiye kwiga ibyigisho byo kwihana. Ndakwinginze kugira ngo Mwami Imana wongere uduhe umwuka wera, yongere akangurira imitima yacu kwigenzura no kwisubiraho, kugira ngo icyaha cyose cyasige mu bugingo bwacu Umwuka w'Imana agipfurungure, agishyira habona bigishoboka ko twakihana, kugira ngo nugaruka twe kuzakorwa n'isoni, ahubwo tuzishimire kubana nawe. Bana n'ubugingo bwacu, kandi ari abakurikira ibi byigisho ari n'abazabyumva bose tuzakizanwe nabwo mu izina rya Yesu. Amen. Tugiye gutangira ku cyigisho kiri mu itangiriro, turebe umugambi Imana yari ifite irema umuntu, turebe uko yashakaga ko uyu muntu azabaho, ndetse n'icyakomye uwo mugambi mu nkokora. Tuzajya dukomeza kuzamuka tureba icyo Imana yagiye gukomeza gukorera umuntu, ariko gukomeza kureba ububi bw'icyaha naho kitugejeje, ariko tutarebye intangiriro zacyo, ngira ngo twaba dutangiriye ibintu hagati. Tugiye kubanza isomo riri mu itangiriro igice cya mbere umurongo wa 24, aho Bibiliya itubwira iti, Imana iravuga iti, reka duhere mu itangiriro igice cya mbere, reka duhere ku murongo wa 26. Imana iravuga iti, tureme umuntu agira ishusho yacu ase natwe, batware amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'amatungo y'isi yose n'igikururuka hasi cyose. Imana irema umuntu ngo agire ishusho yayo, afite ishusho y'Imana niko yamuremye, umugabo n'umugore niko yagize gute, niko yabaremye. Imana ijya kurema umuntu, iki kintu cyarantangaje cyane, ntabwo ukumubona turi naho mubona turi n'imibereho turiho ari wo mugambi Imana ari dufitiye. Imana ijya kurema umuntu yaravuze iti tureme umuntu agira ishusho yacu ase natwe. Ngira ngo ukurikije uko twireba ubu n'imico dufite nuko turi, twabona ko uwo mugambi wakomwe mu nkokora cyane cyane, kuko Imana ijya kurema umuntu yamuremye afite ishusho y'Imana, umugabo n'umugore niko yagize gute, niko yabaremye. Kandi Imana ibaha ubutware, nk'uko inyandiko zitubwira, cyane cyane mu gitabo cyitwa Uburezi mu cyigisho cya mbere, bagiye batwereka ukuntu Imana y'ubwayo yabashyize mu ngobyi ya Edeni ariyo mwigisha wabo.
nta muntu wari kuzajya agera imbere y'abantu ngo ababwirize, nta nubwo twari kujya twumva iby'Imana binyuze mu nzira mubona binyuramo biruhanije, ahubwo Imana ubwayo niyo yari umubwiriza ubutumwa bwiza, niyo ubwayo yazaga ikibwiririza abana bayo muri Edeni ibareba imbona nkubone. Niwo mugambi Imana yari ifitiye umuntu, yuko izakomeza kumuteza imbere, akagenda yunguka kumenya Imana, akagenda yunguka kumenya Imana kugeza ubwo umuntu yari kuba ariho ahwanye rwose nuko Imana yagize gute yabishakaga. Ariko ntabwo uyu mugambi wigeze ugerwaho, kuko dukomeje gusoma Imana ivuga iti babe muri Edeni yashakaga ko babyara bakororoka kandi bakagira bate bakuzura isi, kandi bakayuzura ari abakiranutsi. Siko bimeze, yashaka ko buzure Edeni ari abakiranutsi, ariko ingorane twagize ntabwo abakiranutsi buzuye muri Edeni kuko Adamu atakomeje kuguma muri uko gukiranuka, ahubwo igihe cyarageze icyaha kibikoma mu nkokora, noneho habaho urubyaro ariko rutagendereye cyangwa se rutari ku rugero Imana yashakaga ko rugira gute rubaho. Aba bantu bari bibereye muri Edeni batuje bumvira Imana kandi bagendera ku murongo wayo, ariko igihe cyarageze kutumvira kwabo cyangwa icyaha cyabo gikoma uyu murimo mu nkokora, uyu munezero urarangira, iyi shusho batubwiye Imana yabaremanye bayivaho kugeza ubwo umuntu agera ku ishusho y'iki y'abadayimoni bitewe n'icyaha. Reka twihute, ndashaka ko twiyibutsa, ndabize amateka twarayize, ariko ndagira ngo twongere twiyibutse turebye ahantu icyaha kirimo gituruka. Twakahereye mu ijuru kuko niho icyaha cyatangiriye, ariko nzi ko ayo mateka abantu benshi barayazi, ariko nashatse ko dutangirira hasi tubanje kureba aho cyatangiriye muri Adamu ndetse na Eva kikaba kitugejeje aha uyu munsi. Reka tugere mu itangiriro igice cya 2 ku murongo wa 18. Imana irema Eva. Kandi Uwiteka Imana iravuga iti, si byiza ko uyu muntu aba wenyine, reka muremere umufasha umukwiriye. Uwiteka Imana irema mu butaka amatungo yose n'inyamaswa zo mu ishyamba zose n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere byose, ibizanira uwo muntu ngo amenye uko abyita, kandi uko uwo muntu yise ikintu cyose gifite ubugingo aba ari ryo riba izina ryacyo. Urumva hano Imana yari yashyize umuntu, niba Adamu yaritaga ikintu Imana ntigira ikibikosoraho, ni ikimenyetso cyerekanaga ko Adamu yari afite umugabane w'Imana. Icyo yitaga Imana yabonaga ko ikise nk'uko nayo yagira gute yacyita. 20. Uwo muntu yita amatungo yose n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'inyamaswa zo mu ishyamba zose, ariko umufasha umukwiriye yari ataraboneka. 21. Uwiteka Imana isinziriza uwo muntu buticura, arasinzira, imukuramo urubavu rumwe ihasubiza inyama. Urwo rubavu Uwiteka Imana yakuye muri uwo muntu iruhindura umugore imushyira uwo muntu. Aravuga ati, uyu ni igufwa ryo mu magufwa yanjye, nakara ko mu mara yanjye, azitwa umugore kuko akuwe mu mugabo. Nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore we akaramata, bombi bakaba umubiri umwe. Aha Imana yari imaze kwitegereza Adamu, iravuga iti ntabwo ari byiza ko umuntu aba wenyine, reka muremere umufasha umukwiriye. Aha hantu harantangaje kuko ikintu kigaragaza ko Adamu koko yari afite umugabane w'ubumana, igihe yari akangutse yarasinziriye ubuticura. Iyo umuntu asinziriye ubuticura biba byagenze gute? Ntabwo aba agihumeka. Ariko akangutse ntaho tubona Imana yigeze imwicaza ngo imbwite Adamu uyu mukuye aha, mukuye muri bavu rwawe, ahubwo kubera Adamu yari afite umugabane w'Imana yaravuze ati, uyu ni igufwa ryahe ryo mu magufwa yanjye, nakara ko mu mara yanjye. Ubwenge bwe bwari bugihugutse kandi bukimeze nk'uko Imana yabishakaga. Amenya ibyo Imana yakoze, amenya ibyabaye, amenya aho avuye. Yari agifite ubwenge buhugutse, icyaha cyari kitaramugeza nk'aho kitugejeje ubu ngubu. Ariko nubwo bari bibereye muri Edeni banezerewe gutya, ndashaka ko twihuta kuko ndashaka ko hari aho tugera, ariho hatumye dutangira ibi byigisho. Reka tugere nanone ku gice cya 2 ku gice cya 3 duhere ku murongo wa mbere.
inzoka yoshye Eva. Bari batweretse Adamu na Eva bibereye muri Edeni, bahindutse abatware b'ibyo Imana yari yaremye byose, bari bafite amahoro. Ibiremwa byo mu ijuru, abamarayika bo mu ijuru barabasuraga bakabaganiriza. Data wa twese yazaga kubabwiriza imbona nkubone. Urumva umunezero bari barimo. Ariko hari ikidobya. Icyo nicyo tugiye kureba mu Itangiriro igice cya 3. Inzoka yoshye Eva. Inzoka yarushaga uburiganya inyamaswa zo mu ishyamba zose Uwiteka Imana yaremye. Ibaza uwo mugore iti, nukuri koko Imana yaravuze iti, ntimuzarye ku giti cyose cyo muri iyi ngobyi? Uwo mugore arayisubiza ati, imbuto z'ibiti byo muri iyi ngobyi twemererwa kuzirya, keretse imbuto z'igiti kiri hagati y'ingobyi n'iz'Imana yatubwiye iti, ntimuzazirye, ntimuzazikoreho, mutazapfa. Ese Eva asubiriramo inzoka ni ikimenyetso cyerekana ko ibyo amategeko y'Imana yamusabaga yarabizi? Yarabizi. Yasubiriyemo inzoka ibyo amategeko y'Imana asaba, ubwo ni ikimenyetso cyerekana ko ibyo Imana yari yabasabye Eva yaragize gute? Yarabizi. Abisubiriramo inzoka, aravuga iti hoya. Yashatse gushinjura Imana ati wiyibeshyera, ntabwo ariko yavuze. Ntabwo yatubujije kurya ku giti cyose, ahubwo yatubwiye iti ibiti byose byo muri ingobyi wemere kubirya uko ushaka, keretse. Abisubiramo nk'uko bikwiriye. Umurongo wa 4. Iyo nzoka ibwira umugore iti, gupfa ntimuzapfa. Ubwo karabaye. Ubwo icyo Imana yavuze habonetse indi mbaraga iza kugitandukanya nuko Imana yabishakaga. Imana yavuze iti iki giti nukirya gupfa uzagira ute? None iyi nzoka ibwiye Eva ngo nukuri gupfa ntimuzagira gute? Ntimuzapfa. Ubwo atangiye gushidikanisha Eva kubyo Imana yagize ite? Kubyo Imana yavuze. Umurongo wa 5. Kuko Imana izi yuko ku munsi mwakiriyeho amaso yanyu azahweza mugahindurwa nk'Imana, mukamenya icyiza n'ikibi. Uwo mugore abonye yuko icyo giti gifite ibyo kurya byiza. Ubwo karabaye. Ivuna rya Satani rirafashe. Ni ukuvuga ngo igihe cyose yitegerezaga kiriya giti yahitaga yibuka amategeko y'Imana kuri cyo. Yego. None Satani azanye andi magambo ayashize kuri icyo giti avuga ngo gupfa ntimuzapfa, ahubwo umunsi mwakiriyeho muzahinduka mumere nk'Imana. Eva ashyize mu bwenge bwe aratekereza ati ariko koko iki giti ubu ko umuntu akiriyeho ntiyagera ku rwego Imana itashatse kumugezaho. Atangira gushidikanya ku magambo y'Imana, atangira gushidikanya ku mugambi Imana ari ifite kuri we. Arangije inyandiko iratubwira ngo uwo mugore abonye yuko icyo giti gifite ibyo kurya byiza, kandi ko ari iki gikundiro, kandi ko ari icyo kwifuza kumenyesha umuntu ubwenge, asoroma ku mbuto zacyo arazirya, ahaho n'umugabo we wari kumwe nawe arazirya. Murongo wa 7. Amaso yabo bombi arahweza, bamenya yuko bambaye ubusa, badoda ibibabi by'imitini, biremera iki? Ubucocero. Umugambi w'Imana yari iremanye umuntu, ubwo ubugize ute? Ukomwe mu nkokora. Mwumva ahantu icyaha cyatangiriye. Gushidikanya ku magambo Imana yavuze mu kanya gato cyane bihinduye umugambi w'Imana, bivanye umuntu ku gusa n'Imana. Ubwiza yari yambaye buvuyeho, noneho umuntu agiye gushaka kugaragara ari uko yambaye iki? Ubucocero. Umva icyo bita icyaha. Icyaha ko kanya cyahise kibakuraho umwambaro wo gukiranuka kw'Imana, kibageza ku kwambara ubusa. Barangije babona ntaho basigaye, batangira kwiremera iki? Ubucocero. Mbese ubu gusabana n'Imana imbona nkubone mutekereza ko kongeye kubaho? Mutekereza ko umugambi Imana ari ifitiye umuntu ijya kumurema wari ugikomeje? Icyaha cyahise gica umuyoboro wose Imana yari igiye gusohorezaho umuntu ibyawo, irawuca kugeza ubwo umuntu wari wambaye ubwiza bw'Imana, inyandiko ihise itubwira ngo ageze ubwo asigara yambaye ubusa, yidodera iki? Akoze ibyaha bingahe? Kutumvira Imana ku kintu kimwe gusa.
turaza gukomeza inyandiko dufite hano mu burezi banditse ko iri tundu ubwaryo nta burozi bwarimo, ariko kuba yarashidikanyije ku mugambi w'Imana, agashidikanya ku bushobozi bw'Imana, agashidikanya ku cy'Imana yavuze ubwabyo, byahise bica umuyoboro wose yari kwakiriraho imigisha uracika. Nkigera ahangaha reka gatoya turebe mu gitabo cyitwa Uburezi ku ipaji 23 baranditse baravuga ngo nubwo ababyeyi bacu ba mbere bari bararemwe ari abaziranenge kandi bera, ntibari barashyizwaho bidashoboka ko bakora ikibi. Imana yashoboraga kuba yarabaremanye ubudahangarwa ku buryo batashoboraga kurenga ku byo yabasabaga. Imana yari ibishoboye, yari ishoboye kubaremana ubudahangarwa ku buryo bo batari kurenga ku murongo Imana yabasabaga kurengaho. Ariko iyo biza kugenda bityo ntibajyaga gukura mu mico. Iyi Imana iza kubarema nk'igikoresho icunga, igenga, yashyireho imbibi zaho itarenga, ntabwo uyu muntu yajyaga kugira gute gukura mu mico. Hoya, reka dukomeze turebe. Ibyo bajyaga gukora ntibyari kuba bivuye ku bushake bwabo, ahubwo byari kuba ari agahato. Yego, yari ifite ubushobozi Imana yo kubafata ikabashyira ahantu bo badashobora kurenga ku byo yabategetse. Ariko aba bantu ntabwo bari gukora iby'Imana ibasaba kubera ko bayikunze cyangwa urukundo rwo kuyiyoboka, ahubwo bari kuba babikora bavuga bati nta kuvuga ngo yari kuba bikora kuko ari nk'umuntu utwarwa, uyoborwa. Yego, nk'uko umuntu ayobora, ntabwo Imana ari kubiremya abantu nk'amarobo. Hoya, ntabwo ari kubemerera gukubaho gutya. Nicyo cyatumye Imana ibaha ubushobozi bwo kwihitiramo kuyubaha cyangwa kuyigomera. Yabahaye uburenganzira bwo kuba bakomeza kuguma muri ubwo bwiza bw'Imana no mu mutekano w'Imana, ariko babihisemo cyangwa bagahitamo kuyigomera ariko ku bushake bwabo. Yego, amahitamo yabo Imana yabaremanye amahitamo. Aya mahitamo isi mubona ishaka gutsemba igakuraho, igashaka gushyira umuntu ahayoborwa, kora iki akagikora, gira utya akagikora. Oya, ni ukwica itegeko ry'Imana. Itegeko Imana yaremanye umuntu ni umudendezo wo guhitamo. Yamuhaye umudendezo wo guhitamo. Nicyo cyatumye Imana ibaha ubushobozi bwo kwihitiramo kuyubaha cyangwa kuyigomera. Kandi mbere y'uko bahabwa imigisha n'Imana yifuzaga kubasenderezaho, byari ngombwa ko urukundo rwabo n'ubuyoboke byabo bibanza kugeragezwa. Mbere y'uko Imana ibasukaho urukundo rwayo rugahinduka urwabo bwite, yashatse kubanza kugira gute kugerageza amahitamo yabo. Hakurikiraho iki? Mu murima wa Edeni hari igiti kimenyekanisha icyiza n'ikibi. Uwiteka Imana iramutegeka iti, ku giti cyose cyo muri iyi ngobyi ujye urya imbuto zacyo uko ushaka, ariko igiti cy'ubwenge kimenyekanisha icyiza n'ikibi ntuzakirye. Itangiriro igice cya 2 umurongo wa 9. Imana ntiyashakaga ko Adamu na Eva bamenye ikibi. Nshuti zanjye, ntabwo Imana yifuzaga ko Adamu na Eva bamenye iki, bamenye ikibi. Aho iyo mpageze numva ngize agahinda cyane, nkurikije agahinda n'ikibi aho kigejeje isi, nakurikiza umugambi Imana yari ifite yuko itashakaga ko umuntu iremye ku ishusho yayo yamenye ikibi, nibwo umuntu asobanukirwa neza n'ububi bikomeye bw'icyaha. Reka turebe, Imana ntiyashakaga ko bamenye ikibi. Reka dukomeze turaza kureba icyo kibi Imana itashakaga ko kimenyekana, abantu bamaze kukimenyaho cyabagejeje. Imana ntiyashakaga ko Adamu na Eva bamenye ikibi. Kumenya icyiza, aha hantu muhatega amatwi muhumve cyane, kumenya icyiza bari barabihawe mu mudendezo usesuye. Ariko kumenya ikibi, icyaha, ingaruka zacyo, imirimo ivunanye, guhagarika umutima, ishavu ndetse n'agahinda, kwicuza n'umubabaro n'urupfu, ibyo byose Imana yashatse kubibarinda kubw'urukundo rwayo. Ijya kurema umuntu yari yaragambiriye ko uyu muntu atazavunika, atazashavura,
atazamenya ikibi, nta murimo uruhanije azakora, nta ngaruka, izi ngaruka zose mubona duhura nazo muri iyi si Imana yari yashatse kuzimurinda. Ariko nimwumva amagambo akurikiyeho ateye ubwoba. Uko Imana yashakiraga umuntu ibyiza, Satani we yahirimbaniraga kumurimbura. Uko Imana yaharaniraga icyiza ku muntu, yifuza ko atazamenya ikibi, yifuza ko atazamenya imirimo iruhanije, uko Imana yabimwifurizaga, hari uwari uri ku ruhande kibi Satani avuga atumva uyu muntu uhirimbanirwa kugira ngo agere ku gutungana kuzuye, ngiye gukoresha ubushobozi bwose mirimbanire kugira ngo uyu muntu agire ate arimbuke. Niba mwumvise n'amagambo neza, murumva ko ikintu Imana itari yarigeze yemera ko abantu bamenya gihindutse umugabane wacu. Uru rutonde rw'ibi bintu batondaguye ahangaha mu burezi berekana iby'Imana yari yararinze abantu, ubu ngewe nawe ubu nibyo bihindutse umugabane wacu kubera icyaha. Barinze mu kugana Yesu baravuga ngo Adamu na Eva ntabwo biyumvishaga ko icyaha gitoya kingana gutya cyageze isi aharindimuka, ariko baranditse uko icyaha cyaba gito cyose cyahindutse icyagomororoye ibyaha by'isi yose. None bahise igeze iby'Imana itifuje ko umuntu amenya, twebwe abariho muri iki kinyejana cyangwa se abakurikiyeho nibyo byahindutse umugabane wacu. Reka dukomeze, turacyari mu burezi ku ipaji 23. Uko Imana yashakiraga umuntu ibyiza, Satani we yahirimbaniraga kumurimbura. Igihe Eva yasubiragamo umuburo Imana yari yarabahaye werekeye igiti cyabuzanijwe, maze agahangara kucyegera, yaje guhura n'umwanzi we. Igihe yegeraga kiriya giti yaje kuhahurira n'umwanzi we. Ariko mutekereze, inyandiko iratubwira ngo yaje kuhahurira n'umwanzi we, ariko yigeze amubona nk'umwanzi, yamwitegereje nk'ushaka kumugeza ku isumbwe. Kuko igihe yamubwiraga ngo nukiryaho no gupfa ntuzapfa ahubwo uzamera nk'Imana, mbese ubwagaragaraga nk'umwanzi cyangwa yagaragaraga nk'umuntu uje kumugira inama ngo amuhishurire imigabane Imana yamuhishe. Ariko inyandiko iratubwira ngo yaje guhura n'umwanzi we. Gutwarwa kwe ndetse n'amatsiko ye bimaze gukangurwa, Satani yakurikijeho guhinyura ijambo ry'Imana. Urumva icyo Satani yashakaga? Amaze kumugeza ahantu akurura ibitekerezo bye, akamwumvisha ko aho Imana itashatse ko areba ari heza kuri we, agakurura ibitekerezo bye akamwiyegereza. Icyo Satani yahise akurikizaho ni uguhinyura ijambo ry'Imana. Uko tuzarushaho gukomeza kumva bino byigisho, Imana izadufashe. Uyu mugambi Satani yagezeho kuri Eva wo guhinyura ijambo ry'Imana, Imana izadufashe kugira ngo he kuzagaragara umuntu muri twe wahinyura ijambo ry'Imana. Kuko nicyo kintu Satani yakoze bwa mbere. Yahinyuye ijambo ry'Imana, gupfobya ubwenge bwayo no kugira neza kwayo. Kubw'amagambo yerekeye igiti cy'ubwenge Eva yasubiriyemo inzoka, Imana yaravuze iti ntimuzazirye, ntimuzazikoreho mutazapfa. Umushukanyi yaramusubije ati gupfa ntimuzapfa, kuko Imana izi yuko ku munsi mwakiriyeho amaso yanyu azahweza mugahinduka nk'Imana, mukamenya icyiza n'ikibi. Yarababwiye ati gupfa ntimuzapfa, ahubwo Imana ari izi ko umunsi mwakiriyeho muzamera nk'Imana. Yego, ese uyu mugambi Satani yari agezeho kuri Eva ntabwo ari wo wari watumye ava mu ijuru? Ntiyari yashatse kuzamura intebe ye ngo ashyire hejuru y'Imana abe nk'isumba byose? Yabigezeho cyangwa arahananutse agere kuzimu nk'uko ijambo ry'Imana ribitubwira? None icyo yabaye cyo amaze kwigomeka ku Mana nicyo agejejeho umuntu, kuko aramubwiye ngo ntabwo muzapfa ahubwo nimukiryaho muzamera nk'Imana. Ubwo yari ashatse gufata umuntu ngo amugeze ku rwego nawe yagezeho, byamutandukanyije n'Imana. Kandi koko niko byagenze. Icyo yashakaga kugeraho ngo ajye hejuru y'Imana kuko bidashoboka, ahubwo yahise agera ikuzimu, nawe yafashe umuntu amubwira ati nimukirya muzamera nk'Imana. Reka turebe Eva amaze kurya kuri iki giti niba yarabaye nk'Imana koko, cyangwa niba yaravuye ku ishusho y'Imana akaza kugera ku ishusho y'abadayimoni. Satani yashakaga kugaragaza ko
uko kumenya icyiza kivanze n'ikibi ari byo bizaba umugisha kuri bo. Muranyumvira? Icyo Imana itashatse ko bamenya, haruguru batubwiye ngo ntabwo Imana yifuje na rimwe, ntabwo yashakaga ko umuntu amenya ikibi. Ariko hano batubwiye ngo Satani yashakaga kugaragaza ko uko kumenya icyiza kivanze n'ikibi ari byo bizaba umugisha kuri bo. Ibyo Imana abonye ari umuvumo ikabibarinda, Satani yabiberetse nk'umugisha. Satani yashakaga kugaragaza ko uko kumenya icyiza kivanze n'ikibi ari byo bizaba ari umugisha kuri bo, kandi ko kuba Imana yarababujije kurya ku mbuto z'icyo giti bwari uburyo bwo kubavutsa ibyiza bitarondoreka. Satani yaberetse ko kubabuza kurya kuri iki giti ari ukubavutsa ibyiza bitagira bitarondoreka. Tugiye kureba ibi byiza yababwiraga, turebe bamaze kukiryaho uko byagenze. Yashimangiye ko Imana yababujije kurya kuri icyo giti kuko yari izi neza ko imbuto zacyo zifite ubushobozi butangaje butuma uziriye agira ubwenge n'ubushobozi. Yashatse kubereka ko kurya kuri iki giti bizabongerera ubwenge n'ubushobozi. None arababwira ati kuba Imana yababujije kukirya igiye kubabuza kugera kuri aya mahirwe. Avuga ko kubw'ibyo Imana yashakaga kubabuza kugera ku gutera imbere bakagera ku rwego ruhanitse kandi rushimishije, kandi ko yashakaga kubabuza kugera ku munezero mwinshi. Urumva icyo Imana yashakaga nk'umunezero, Satani yari ahagurukiye kukigabaho ibitero, ashaka kwereka umuntu ko ibyo Imana yashakaga kuri we atari ibyiza ahubwo ari ibibi. Ashaka kumwereka ko ashaka kumuvumburira ibanga ryo gutandukana n'ibyo Imana yavuze kugira ngo amugeze ku isumbwe riruseho. Umuntu yumvise koko yumva Satani arimo arashaka kumugeza ku rwego rw'ikirenga. Reka turebe. Inzoka yabwiye Eva ko nayo ubwayo yariye imbuto z'icyo giti cyabuzanijwe bigatuma yunguka ubushobozi bwo kuvuga neza. Yaramubwiye ati nanjye sinavugaga, ahubwo kuvuga kwanjye nabyunguwe nuko nariye kuri uru rubuto nunguka kuvuga. None niba nariye kuri iki giti nkavuga, wowe ukiriyeho uri umuntu wagera ku isumbwe ry'ubwenge bingana iki? Mwumva uburiganya bwa Satani. Amushidikanije ku magambo y'Imana, urukundo rw'Imana ageze ubwo arumushidikanya neza burundu. Arangije Eva yumva koko ibintu arimo amubwira ashyize mu gaciro, avuga ati koko hari ikintu Imana yatugomwe. Gushidikanya ku by'Imana yavuze. Hano banditse amagambo ateye ubwoba. Yakomeje imubwira ko nabo nibaramuka bariye kuri icyo giti bazagera ku rugero ruhanitse rw'isumbwe mu kubaho kwabo kandi bakagira ubwenge bwagutse cyane. Yarababwiye ati iki giti Imana yababujije kuryaho nimukiryaho muzagira ubwenge bukomeye kandi muzagira ubwenge bwagutse cyane biruseho. Ariko banditse amagambo avuga ngo ariko nubwo Satani yavugaga ko yungutse ibyiza byinshi kubera ko yariye imbuto z'igiti cyabuzanijwe, ntiyigeze amuhingukiriza ko yaciwe mu ijuru bitewe n'icyaha yakoze. Mwabyumvise? Yamwerekaga ibyiza agejejweho n'icyo giti, ariko aho icyaha cyamugejeje kikamukura ku bukerubi, kikamukura ku bwiza burabagirana, kikaba cyaramujugunye muri iyo si, ibyo yabihishe. Abwira umuntu ati nawe rero nurya kuri iki giti urunguka ubwenge bukomeye. Amwereka ko we hari ibyo yagezeho kubera kutumvira Imana. Ikinyoma cyari gihishwe munsi y'umwenda w'ukuri ku buryo Eva atashoboye kugitahura. Icyo kinyoma Eva atashoboye gutahura icyo kinyoma bitewe nuko yari yaratwawe n'utugambo two kumushyeshya no kumushukashuka. Yatwawe n'utugambo two kumushyeshya no kumushyeshyenga no kumushohagiza kugeza ubwo iby'Imana yategetse bihanagurika muri we. Abona ubushishozi bukomeye muri iyi nzoka, abona ubushishozi bukomeye mu mbaraga yavugiraga muri iyi nzoka. Inyandiko iratubwira ngo yararikiye igiti Imana yababujije, ntiyiringira ubwenge bwayo, yazibukiriye kwizera kandi arirwo rufunguzo rw'ubwenge.
azibukira kwizera icyo Imana yavuze, kandi ari rwo rufunguzo rw'iki? Rw'ubwenge. Reka dukomeze amagambo ushaka kugeraho hano. Eva abonye yuko icyo giti gifite ibyo kurya byiza, kandi ko ari icy'igikundiro, kandi ko ari icyo kwifuza kumenyesha umuntu ubwenge, asoroma ku mbuto zacyo arazirya. Karabaye araziriye. Kandi nubwo amagambo ya Satani arimo amubwira ko gupfa atazapfa ngo atazamera nk'Imana, yari amaze gukandagiza ikirenge cye aho Imana yari yaravuze iti nimukiryaho no gupfa muzagira mute? Muzapfa. Buriya Eva amaze kurya kuri iri tunda, ntabwo mu bigaragara yapfuye nk'uko iyo nyandiko ivuga. Ntabwo mu bigaragara yapfuye nk'uko iyo nyandiko ivuga. Ariko kubona umuntu ariho, kubona umuntu agenda, kubona umuntu avuga, si ikimenyetso cyerekana ko ariho. Inyandiko itubwira ngo iki? Iryo tunda ryaramuryoheye cyane, maze ubwo yariryaga yabaye nk'uwiyumvamo imbaraga ibeshaho, maze atangira gutekereza ko yinjiye mu rwego rw'ubuzima bw'ikirenga. Muranyumvira? Imana yari yaravuze ngo nimukiryaho muzapfa. Ariko Satani amaze kubabwira ko nibakiryaho bazamera nk'Imana, inyandiko iratubwira ngo Eva amaze kurya kuri iri tunda yiyumvisemo ubuzima bw'ikirenga. Ubirebye wavuga uti ko Imana yabeshyaga, ko yari yababwiye ngo nibakiryaho gupfa bazapfa, none bakaba badapfuye. Reka turebe. Eva ubwe amaze gucumura, nawe yahindutse umushukanyi. Ubwo inyandiko itubwiye ngo iki? Amaze kukirya yumvise abaye nk'ugeze mu buzima bw'ikirenga, ariko inyandiko ishoje itubwira ngo nawe amaze kurya kuri iki giti, nawe yahindutse iki? Ubwo yarabaye iki? Yarabaye Satani. Amaze kurya kuri iri tunda yumvise rimuryoheye, yumva nta n'icyo abaye, yumva ahubwo iri tunda rimugejeje ku rwego rw'ikirenga, ariko inyandiko iratubwiye ngo amaze kurya kuri iki giti nawe yahindutse iki? Umushukanyi. Ubwo mu bigaragara muri urugendo rwa Gikristo, kuba umuntu ahumeka, kuba umuntu avuga, kuba umuntu asoma, kuba umuntu aririmba, kuba umuntu abwiriza, si ikimenyetso cy'uko ariho, kuko yakomeje kuvuga, akomeza kugenda. Ariko inyandiko iratubwira ngo akimara kurya kuri iri tunda Imana yamubujije, nawe yahindutse iki? Yahindutse umushukanyi. Ubwo rero gupfa yari amaze gupfa, kuko umugabane w'ubumana yari yamuremeye bwari burangiye, nawe ahindutse nde? Ahindutse Satani. Mu nyumvire, icyaha gito cyane cyo gushidikanya ku magambo y'Imana, mwumvise aho kimugejeje? Ariye kwitunda yumva ashaka kumera nk'Imana, none inyandiko iratubwiye ngo nawe amaze kurya kuri iri tunda ahindutse iki? Ahindutse umushukanyi. Ushuka umugabo we, aha n'umugabo we arazirya. Ntabwo Satani byamusabye kongera guca mu nzoka kugira ngo agere kuri Adamu, kuko Eva nawe yari amaze kuba Satani, ahubwo Satani yamwihanzemo mu gushuka nde? Mu gushuka Adamu. Umwanzi yari yaramubwiye ati amaso yanyu azahweza, muzahinduka nk'Imana, muzamenya icyiza n'ikibi. Itangiriro 3:5. Mu by'ukuri amaso yabo yarahweje. Sibyo Satani yari yababwiye? Yari yababwiye ati nimukirya amaso yanyu azahweza kandi mumere nk'Imana. Tega amatwi wumve, urebe icyo Satani abwira abantu naho ashaka kubageza. Inyandiko iratubwiye ngo umwanzi yari yaramubwiye ati amaso yanyu azahweza, muzahindurwa nk'Imana, muzamenya icyiza n'ikibi. Mu by'ukuri amaso yabo yarahweje, ariko mbega ngo barabona ishyano aho kubona ibyiza yari yabararikiye. Mbega ngo amaso yabo arahweza bakabona ishyano. Amaso yabo ahweje, nta kindi babonye nuko bya bindi twasomye haruguru Imana itari yarifuje ko bazamenya, nibyo bamenye, nibyo barebye. Turagira ngo turebe icyaha aho cyatangiriye, turebe kutumvira ku kintu gito cyane aho bishobora kugeza umuntu. Niba icyaha gito cyane yari yasuzuguye kimeze nko kurya itunda, cyamuvanye ku ishusho y'Imana kikamugeza ku kuba umushukanyi. Ahangaha bakamaze kutwereka ko nawe ubwe yari amaze kuba Satani, amaze gushukana, atangiye gushuka umugabo. Amaso yabo yarahweje nk'uko Satani yari yabibabwiye, ariko inyandiko iratubwiye ngo mbega ngo barabona ishyano aho kugira ngo babone ibyiza yari yabahamagariye kubona.
Mu by'ukuri amaso yabo yarahweje, ariko mbega ngo barabona ishyano aho kubona ibyiza bari baburiwe. Kumenya ikibi n'umuvumo w'icyaha nibyo abari bamaze gucumura ku Mana babonye. Reka nsubire muri iri jambo mwumve. Kumenya ikibi n'umuvumo w'icyaha nibyo abari bamaze gucumura ku Mana babonye. Ese Satani ni umushukanyi? Ahisha uburiganya bwe, ahisha ubugome bwe, agafata umwenda usa n'uwo gukiranuka akawupfuka muri icyo kintu, akagushukashuka kugeza ubwo ushidikanya ku by'Imana, wajya kubona icyiza yakugeneye ukabona ishyano. Reka mwumve wa muntu wakoze icyaha ashaka kugera ku buzima bw'ikirenga aho byamugejeje. Mwitundu bwaryo nta burozi bwarimo, kandi n'icyaha cyabo nticyari icyo kunezeza irari ry'inda gusa, ahubwo kutiringira kugira neza kw'Imana, kutizera ijambo ryayo no kwanga ubutegetsi bwayo nibyo byatumye ababyeyi bacu ba mbere bahinduka abanyabyaha. Mwumvise ikintu cyatumye bahinduka abanyabyaha? Nuko basambanye, nuko bibye, nuko batukanye, nuko bishe umuntu. Ngiye kubasubiriramo ijambo batubwiye ryatumye ababyeyi bacu ba mbere bahinduka abanyabyaha. Barangiza baravuga ngo mwitundu bwaryo nta burozi bwarimo, kandi n'icyaha cyabo nticyari icyo kunezeza irari ry'inda gusa, ahubwo kutiringira kugira neza kw'Imana, kutizera ijambo ryayo no kwanga ubutegetsi bwayo nibyo byatumye ababyeyi bacu ba mbere bahinduka abanyabyaha. Kutiringira Imana, gushidikanya ku byo Imana yavuze. Imana yavuga ngo caha, ukavuga uti ngenda caha. Ruhuka uyu munsi, ukavuga uti ngenda ruhuka uyu. Rya gutya, ukavuga ngo ngenda rya gutya. Nyuri buryo, undi akavuga ngo nyuri. Ibyo ubwabyo kudahuza n'ubushake bw'Imana nibyo byatumye ababyeyi bacu ba mbere bahinduka iki? Bahinduka abanyabyaha. Ndashaka kugira kuri ijambo riri hano, nashaka aya magambo yo muri iki gitabo nk'abanyahagaritse. Baravuze ngo umuntu yabuze byose. Umuntu yabuze ibingana iki? Umuntu yabuze byose bitewe nuko yateze amatwi umushukanyi, aho kumvira umunyakuri ari nawe mutunzi w'ubwenge. Kubwo kwivanga kw'icyiza n'ikibi, intekerezo za muntu zagiye mu rujijo. Kubwo kwivanga kw'icyiza n'iki? Ntabwo Imana yifuza ko icyiza n'ikibi byivanga mu muntu. Imana irashaka gukura ikibi mu muntu, icyiza kikaganza muri we. Imana irashaka gukura icyaha mu muntu, gukiranuka kukaganza mu muntu. Imana irashaka kudukuramo ikibi kugeza ubwo n'ijambo ribi, niko inyandiko itubwira, irikura muri twe kugira ngo igeze umuntu aho ishobora kumushyiraho ikimenyetso cyayo. Ariko hano baranditse ngo umuntu yabuze byose bitewe nuko yateze amatwi umushukanyi, aho kumvira umunyakuri ari we butunzi bw'ubwenge. Kubwo kwivanga kw'icyiza n'ikibi, intekerezo za muntu zagiye mu rujijo, maze imbaraga ze z'ubwenge n'iz'umwuka zigwa ikinya. Imbaraga z'umwuka zigwa ikinya. Ese umuntu bateye ikinya arumva? Umuntu bateye ikinya ntabwo yumva. Ushobora kumubaga, ukarangiza kumubaga, ukadoda, ukarangiza ikinya cyaza kumuvamo, ukaba wamaze uti nibiki byakugiriweho, ugasanga ntago abizi kubera ikinya. None umuntu akimara gukora icyaha yamaze kugwa ikinya, iby'umwuka bisigara bitumvikana muri we. Wowe unteze amatwi cyangwa undeba cyangwa turi kumwe watekereza, niba icyaha Adamu na Eva bakoze kimwe gusa cyarabagushije ikinya, kugeza ubwo umurongo bumviragaho iby'Imana ucika, nje nawe twabayeho tugotomera ibyaha nk'abagotomera amazi, icyo kinya kitugezehe? Siyo mpamvu tugezaho umuntu ashobora kubwirwa iby'Imana bimubatura, ahubwo agasa nkaho umwenda umukingirije usa n'umwenda ukingirije utwikiriye intumbi. Iki ni icyaha cyakoze, cyaciye imiyoboro yose yumviragaho iby'Imana, agwa ikinya. Ntiyongeye kugira ubushobozi bwo gushimishwa n'ibyiza Imana yari yaratangiye ubuntu. Aya magambo ndimo ndayasoma. Amaze kugwa ikinya, umva iki cyaha cyamukoreye. Amaze kugwa ikinya, ntiyongeye kugira ubushobozi bwo gushimishwa n'iby'Imana yari yaratangiye ubuntu.
ubwo ibyamushimishaga byose ari ugusabana n'Imana imbona nkubone, ari ugusurwa n'abamarayika, ibyo bintu Satani yahise abikupa. Ibyiza yari yaramugeneye ntibyongera kugira gute, ntibyongera kumushimisha. N'ubu butumwa buza bwerekana icyaha kugira ngo bubature umuntu, kubera ahantu icyaha cyagejeje umuntu mu kinya, umuntu aba yumva ari urusaku. Umuntu yakwibaza ati ubu butumwa kuki bwongeye kugaruka? Ariko inyandiko yatubwiye mu butumwa bwatoranijwe umugabane wa mbere yuko impamvu ubutumwa bwo kwihana buzavugwa kugeza Yesu avuze ngo birarangiye, nuko abantu batigeze bihana. Kandi Imana irimo irarangurura, ishaka ko abantu bamenya akaga kabegereje. Kandi nta kindi gituma ako kaga karabaye ku isi ni icyaha. Kandi icyaha gikomeje kugwira. Niyo mpamvu Imana irimo gutanga ubutumwa bubatura abantu ku cyaha. Kuko igihe kigiye kugera ubwo icyaha cyabayeho icyo gihe muri Edeni ndetse gitangiriye mu ijuru, igihe kigiye kugera icyaha na Satani bishyirweho iherezo. Nshuti yanjye, niyo mpamvu Imana igari ubutumwa bwo kwihana kugira ngo bwongere bugusuzume wisubireho. Reka dusome muri iki gitabo cy'uburezi ku ipaje ya 28. Baranditse baravuga ngo icyaha cyatandukanyije umuntu n'Imana. Iri jambo rirakomeye. Icyaha cyatandukanyije umuntu n'iki? Icyaha cyatandukanyije umuntu n'Imana. Kandi batweretse ko amaze gukora icyaha ngo gushimishwa n'iby'Imana yari yarashyizeho byahise bigira gute? Byahise birangira. Hepfo gato banditse ijambo riteye ubwoba rivuga ngo icyaha nikidutandukanya n'Imana gusa, ahubwo cyongeraho no gusenya mu bugingo bw'umuntu icyifuzo n'ubushobozi byo kumenya Imana. Mwumva ikintu gitangaje. Hano baratubwiye ngo bamaze kurya kuri iri tunda Imana yababujije, bahise bagukinya, ntibongera kunezezwa n'ibyera by'Imana. Iki cyaha cyari kimaze kubatandukanya n'Imana. Umugambi Imana yari bafitiye bari bawukubye. None hano bongeyeho ijambo rikomeye ko icyaha ahubwo kitabatandukanya n'Imana gusa ngo kirekeraho. Ndagira ngo wumve icyaha tukimazemo igihe kirekire. Yeremiya we yaravuze ngo bava mu cyaha bajya mu kindi, tukigotomera nk'abagotomera amazi. Ariko icyaha kimwe gusa Adamu na Eva bakoze ngo cyabatandukanyije n'iki? N'Imana. Tekereza wowe ibyo ukora, wumva ahantu icyo cyaha cyaba kikugejeje. Icyaha nikidutandukanya n'Imana gusa, ntabwo kidutandukanya n'Imana ngo kirekeraho, ntabwo cyanyurwa. Ahubwo hano baranditse ngo ahubwo cyongeraho no gusenya mu bugingo bw'umuntu icyifuzo n'ubushobozi byo kumenya Imana. Kirasenya kikarimbura icyifuzo cyavuka mu muntu cyo kumenya Imana. Wakwibaza ngo ese niba icyaha gisenya mu muntu icyifuzo cyo kumenya Imana, twaba twicaha ngo bitumarira iki? Twaba tugiye gukurikirana bino byigisho ngo bitumarira iki? Niba cyarasenye mu muntu icyifuzo cyo kumenya Imana, umugambi w'insanganyamatsiko yanyu, umugambi w'ibyigisho byanyu ni uwo kutumarira iki? Ariko murongo bahise bawukurikizaho. Baravuze ngo umurimo wa Kristo ni uwo kuvanaho iyo ngaruka y'icyaha. Amena. Afite ubushobozi bwo kutwongera imbaraga no gusana ubushobozi bw'ubugingo bwacu bwangijwe n'icyaha. Imana irongera igasana mu muntu. Iki sana ni igiki? Irabanza igasanamo icyifuzo cyo gushaka Imana. Icyo kintu Imana itabanje ngo cyubaka mu muntu. Aho icyaha cyagejeje umuntu, nta muntu n'umwe wazigera yibuka ko aho ari aho kurimbuka no gucirwa w'iteka. Nta nubwo yazigera yibuka ko aho ari aho kuvugiriza induru, ahubwo yakumva aho ari yaramaze kwikatira. Ariko Imana ihimbazwe, yaramaze kugeza umunyabyaha aho yakatiwe burundu, ntabwo yahagurutse abagaragu bayo ngo barangurure bamagana icyaha. Ahubwo impamvu Imana iri guhamagara abana bayo ngo bongere barangurure, berekana icyaha no kurimbuka kukirindiriye, ndetse bereka abantu b'Imana aho bahungira, nuko icyo cyo kwifuza kumenya Imana Satani yashenye mu muntu, Imana irashaka kucyubaka. Irashaka kucyubaka ngo ugeze ahantu umuntu ntashobora gutaka abwira Imana tumva Mana, isano twari dusanye nawe yaracitse. Rwose icyaha cyatugushije ikinya, ariko kuko ugiye kongera kudukuramo icyo kinya, ukongera ukadushyiramo inzara n'inyota cyo kukwifuza, reka uwo mugambi usohorezwe mu bugingo bwacu. Reka dusome mu gitabo cyitwa Intambara Ikomeye ku cyigisho cya 30. Turebe ikintu Imana yakoreye umuntu. Bagiye kutubwira iri somo riri mu Itangiriro igice cya 3 umurongo wa 15. Ese kugira ngo iri sezerano ritangwe hari habonetse iki?
Reka manze nsome mu Itangiriro igice cya 3:15 noneho dusome mu ntambara ikomeye mwumve icyo basobanuye kuri iri jambo. Nzashyira urwango hagati yawe n'uyu mugore, hagati y'urubyaro rwawe n'urwe, ruzagukomeretsa umutwe nawe uzarukomeretsa agatsitsino. Iri jambo ngo nzashyira urwango, bagiye kutwereka ukuntu igihe Satani akoreye mu nzoka yoshyaga Eva bahise babumwe. Satani yari yaciwe mu ijuru, Eva yari amaze gukora icyaha, umurungu umuhuza n'Imana umaze gucika, ubwenge bwe bumaze kugwa ikinya, nta nubwo yagombaga kuguma muri Edeni kuko Edeni yari yaremewe abakiranutsi, yari agiye gucibwa akajya hanze ya Edeni. Ubwo ni ukuvuga ngo bose bari babaye inzererezi, bose bari bamaze kubibicamuke. Uru rukundo bari bamaze kugira n'ubwumvikane bwari bumaze kurema hagati y'umuntu wacumuye na se w'ikibi ari we Satani. Reka twumve ikintu cyatumye Imana ivuga ngo nzashyira urwango hagati yanyu. Hari hamaze kuboneka ubumwe, hari hamaze kuboneka urukundo rutajyaga kongera kubatandukanya. Hano baranditse baravuga ngo ku ipaji ya 360 mu ntambara ikomeye iki gitabo gitoya, nzashyira urwango hagati yawe n'uyu mugore no hagati y'urubyaro rwawe n'urwe, ruzagukomeretsa umutwe nawe uzarukomeretsa agatsitsino. Urubanza Imana yaciriye Satani nyuma yo gucumura k'umuntu narwo rwari ubuhanuzi bukomatanya ibihe byose kugeza ku mperuka, kandi bugatunga agatoki ku ntambara ikomeye y'abantu b'amoko yose yagombaga gutura ku isi. Imana iravuga iti nzashyira urwango. Uru rwango si rwa rundi rusanzwe mu bantu. Uru rwango Imana yatangarije muri Edeni ikavuga ngo nzashyira urwango, ngo ntabwo ari urwango rusanzwe hehe, ntabwo ari rwa rundi rusanzwe mu bantu. Ubwo umuntu yicaga amategeko y'Imana, twabonye aho yayiciye, icyo twakirebye neza. Ubwo umuntu yicaga amategeko y'Imana, kamere ye yahindutse iyo gukora icyaha. Urumva hari icyaha kimugejeje? Twarebye mu Itangiriro turema umuntu agira ishusho yacu ase natwe. Yego, umugabo n'umugore niko Imana yagize ite. None hano baratubwiye ngo ubwo umuntu yicaga amategeko y'Imana, kamere ye yahindutse iyo gukora icyaha. Urumva icyaha aho cyari kimugejeje? Cyari kimukuye ku bwiza bw'Imana, gusabana n'Imana, kimukuye ku gusa n'Imana, ubwo kimugeza kugira gute? Kuri kamere yo gukora icyaha. Ubwo umuntu yicaga amategeko y'Imana, ndabinginze, ndabizi iri jambo si ubwa mbere muri soma, muzakomeza no kurisoma, ariko nimwumve imbaraga iririmo itwereka uburyo umuntu ashobora gusuzugura ikintu Imana yavuze gusa bikamugeza ahantu nawe ubwe atakekaga ko yagera. Ubwo umuntu yicaga amategeko y'Imana, kamere ye yahindutse iyo gukora icyaha, maze yunga ubumwe na Satani. Mwabyumvise? Yari yunze ubumwe n'Imana. Abamarika bo mu ijuru bamusuraga, Imana ubwayo yazaga kubabwiriza bagasabana imbona nkubone. Ariko umuntu akimara kwica itegeko ry'Imana, kamere ye ihindutse yo gukora icyaha, aho kunga ubumwe n'Imana iyo sano irarangiye, ahubwo yunze ubumwe nande? Na Satani. Inyandiko irambwira ngo ubwo rero mu buryo busanzwe nta rwango rwari rukiri hagati y'umunyabyaha n'inkomoko y'icyaha, nta rwango rwari rugihari. Iyo bavuze ngo ubwo rero mu buryo busanzwe nta rwango rwari rukiri hagati y'umunyabyaha n'inkomoko y'icyaha, inkomoko y'icyaha ni Satani. Ubwo hagati y'umuntu n'inkomoko y'icyaha ni Satani nta rwango rwari rugihari, bombi babaye babi. Mwabyumvise? Ubwo hagati ya Satani n'umuntu mwumvise ari itandukano rijemo, bombi umuntu yamanutse icyaha kimugejeje ku ishusho ya Satani, ku buryo bavuze ngo bombi bamaze kugera ku rwego rw'icyaha, babaye abashukanyi, babaye abadayimoni. Iyi ni inyandiko ibivuga, ntago ari amagambo y'umubwiriza. Ubwo rero mu buryo busanzwe nta rwango rwari rukiri hagati y'umunyabyaha n'inkomoko y'icyaha, bombi babaye babi binyuze mu buhakanyi. Umushukanyi nta na rimwe aruhuka keretse amaze kubona abafatanya nawe gukurikiza icyitegererezo cye. Ubu kuri Adamu yari aruhutse. Ngo umushukanyi nta na rimwe aruhuka keretse iyo amaze kubona abantu bafatanya nawe ubuhakanyi. Ubu ahangaha yari amaze gukoma agatoki ku kwanda avuga ati rwose iki ndagitsinze, kuva mbonye umuhakanyi mugenzi wanjye uhindutse umushukanyi mugenzi wanjye, ndatuje kandi ndanyuzwe.
reka turebe. Kubw'iyo mpamvu abamarayika bacumuye hamwe n'abantu bagomye bishyize hamwe. Reka nsubire muri iri jambo mwumve. Kubw'iyo mpamvu umuntu n'inkomoko y'icyaha, urwango rurangiye, habayeho ubushuti, habayeho ubumwe, habayeho imigambi. Kubw'iyo mpamvu abamarayika bacumuye hamwe n'abantu bagomye bishyize hamwe, bakoze ishyirahamwe ry'ubushitani. Hano banditse ijambo rikomeye rivuga ngo iyo Imana itagoboka, Imana ihimbazwe. Iyo Imana itagoboka, Satani n'umuntu baba barafatanyije kugomera ijuru. Urumva hari icyaha cyari kigejeje umuntu mu ishyirahamwe ry'abadayimoni. Imana niyo yagobotse, iratabara. Baba barafatanyirije hamwe gukora ishyirahamwe rirwanya ingoma y'Imana. Maze barandika ngo maze aho guharanira kwanga Satani, ikiremwa muntu cyose uko cyakabaye kigahagurukira rimwe kurwanya Imana. Iyo Imana ireka umuntu ntimutabare ngo imugoboke, umuntu na Satani bari bamaze kuba umwe, bajya inama. Ikintu cyose Satani amubwira ati tubigenze gutya, tubikore, siko inyandiko itubwiye, niko byari kugenda. Ariko hagiye kuza itangazo. Iryo tangazo niryo rutuma ngewe nawe duteze amatwi kugira ngo twumve gutabara kw'Imana aho buturuka. Satani yoheje umuntu gukora icyaha nk'uko yoheje abamarayika kugomera Imana, kugira ngo abone abo bafatanya mu mugambi wo kurwanya ijuru. Nta kutumvikana kwari hagati ye n'abamarayika bagomye ku byerekeranye n'urwango bari bafitiye Kristo. Nubwo mu bindi batahuzaga, mwumve, biyungiye kurwanya ububasha bw'ubutegetsi bw'isi n'ijuru. Ariko ubwo Satani yumvaga itangazo rivuga ko, tugendane hano hantu, ariko ubwo Satani yumvaga amaze kunga ubumwe na Adamu, amaze kunga ubumwe na Eva, amaze kunga ubumwe n'abamarayika be b'abadayimoni, yari amaze kubona abonye ingoma ikomeye cyangwa se ishyirahamwe rikomeye rirwanya ijuru. Ariko agiye kumva, mu gihe ari kubyina insinzi, mu gihe ari kunezezwa n'aho ageze, yumva ikintu gitunguranye, yumva itangazo rimurenze, yumva itangazo ryakomye mu nkokora umugambi we. Iryo tangazo ryavugaga ngo iki? Muri uwo munezero wo kunezezwa n'aho agejeje ikiremwa muntu, muri uwo munezero wo kumva ko yamaze kugeza umuntu mu bumwe bwo kurwanya ingoma y'Imana, yumva ikintu cyamutunguye. Baratubwira ngo ariko ubwo Satani yumvaga itangazo rivuga ko hagati ye n'umugore hagomba kubaho urwango, ndetse hagati y'abamukomokaho, nibwo yamenye ko umuhati we wose wo guhindanya ishusho ya mwene muntu izagira ikiwukoma mu nkokora. Izina ry'Imana rihimbazwe. Igihe yari amaze kugeza umuntu aho yumva byarangiye, igihe yari amaze kugeza umuntu aho yumva yamaze kunga ubumwe nawe mu kurwanya ingoma y'Imana, yumvise itangazo rivuga ngo nzashyira urwango. Uru rwango nta kindi kintu cyari kuruzana. Uru rwango nta kindi kintu cyari kuruzana ngo rukigeze aho ngaho, nta kindi cyera kirabura, ahubwo wari umusaraba. Igihe Eva yumvaga ibyo birangiye, igihe Adamu yumvaga ko birangiye, ntabwo bari bazi ko mbere hose Imana yateguye inama y'agakiza yo gukiza umuntu. Atangazwa no kumva itangazo rivuze ngo nzashyira urwango hagati yawe n'uyu mugore, hagati y'urubyaro rwawe n'urwe. Nta kindi urwango rwari gukomokaho, ni umusaraba. Inama y'agakiza yari yarateguwe yuko umuntu ubwo azaba akoresheje amahitamo ye nabi, agahitamo gukora icyaha, ijuru rizamutabara. Yesu yagombaga kuboneka nk'utarigeze kumenya icyaha, yihindura icyaha kubwe, kugira ngo icyaha Adamu yakoze twese twari gucirwaho iteka muri Adamu, tubona Yesu Kristo nk'umutabazi wadutabaye. Aho Satani yari yagejeje umuntu yifuza ko amurimbuye burundu, habonetse ikimukoma mu nkokora. Izina ry'Imana rihimbazwe. Nshuti zanjye, mwebwe muzakomeza kumva bino byigisho. Tuzahera ahangaha tureba icyo Kristo yakoreye umunyabyaha. Tuzareba uko yatanze umwuka wera kugira ngo atubatura dukure muri iki kinya.
iki Satani yateye umuntu akamugeza aho adashobora kunezezwa n'iby'Imana. Turebe ukuntu iki Satani yasenye mu muntu Imana yongera kucyubaka. Imana izadufashe kugira ngo tuzakurikirane ibi byigisho bizakurikiraho, kugira ngo Imana idukure mu bubata bw'iki cyaha, ituvane muri iki kinya, twongere kumva ijwi ry'Imana rivugana n'imitima yacu, kandi umwuka w'Imana atugeze kongera kunezezwa n'ibyayo. Nibyo mbasabira nanjye nisabira, Imana ibiduherwe mu izina rya Yesu. Amen. Reka dusenge. Data wera uri mu ijuru, izina ryawe rihimbazwe. Urakoze cyane kuko wongeye guhugura intekerezo zacu, utwereka ububi bukomeye cyane bw'icyaha. Umuntu ashobora gukora icyaha yumva kiri ku rwego ruto cyane, ariko urwo rwego rukamugeza ku rwego rwo gucirwaho iteka burundu. Tubonye ukuntu ababyeyi bacu bakoze icyaha babonaga ko gisa nkaho gicyoroshye cyane kandi gisuzuguritse, ariko kibakura ku ishusho y'Imana kibageza ku ishusho ya Satani. Ariko dushoje tubona ko itangazo watangarije muri Edeni ryerekana ko uzashyira urwango hagati ya Satani n'umuntu, rwateye ko urwo rwango ruzakomoka ku musaraba, ruzongera kurandura icyaha mu muntu, rukongera kuzana gukiranuka. Turakwinginze kugira ngo nk'uko dutangiye bino byigisho utwereke inkomoko y'icyaha, bizasoze utugejeje ku kwera n'ubutungane, bizasoze utuvanye ku kwangirika kw'icyo cyaha, utugejeje ku mugambi Kristo afite ku bugingo bwacu. Kandi ari abari hafi, ari abari kure, umuntu wese uzumva bino byigisho azakangurwe n'umwuka wera. Uzamurinde kwinangira, ahubwo ahitemo guhunga, kuko igihe cyo kurimbura icyaha kirageze. Tugere mu butungane, tuzabane n'umwami wacu iteka ryose, mu izina rya Yesu. Amen.